Bihora ari byiza, bihora ari ibyishimo, biba bitangaje ndetse ubona ko ari ibintu bikunze kugarukwaho cyane, kubona abana ba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye ibikorwa bigiye bitandukanye. Ejo rero ubwo habaga igikorwa cyo kwegera abaturage, aho nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yagiriye uruzinduko mu ntara cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Ni uruzinduko yatangaje ko mu by'ukuri yifuje ko rwabera i Gahanga, ahantu hagutse abantu bakitabira ari benshi, ariko ngo aje kureba abona ko mu by'ukuri kubwira abantu baze 300,000 400,000 baza banyagirwe birangira nta n'ikintu kibaye. Avuga ati mu by'ukuri nahisemo ko twareba abantu bake n'abakeya, noneho akaba aribo dushobora kuba twaganira. Hagarutswe rero ku ngingo zigiye zitandukanye. Twizere ko rero wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ubwo rero iki gikorwa cyabaga ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, biganjemo bafite amazina azwi mu birebana n'imyidagaduro, mu birebana n'ubuhanzi. No guhera kuri Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi hari kandi n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye za leta, ariko noneho hari n'abantu bagiye batandukanye b'ibyamamare mu muziki, mu myidagaduro itandukanye. Kuri abo ngabo dushobora nko guhera kuri DJ Ira. Ni umwe mu ba DJ b'abanyarwandakazi bamaze igihe kitari gitoya, mu by'ukuri bamaze igihe kitari gitoya bakora ibirebana no kuvanga umuziki. Ni umwe mu bakobwa kandi batinyuye abandi hano mu Rwanda. Ejo rero yari yitabiriye iki gikorwa. Uyu mukobwa rero akaba akomoka ubundi mu gihugu cy'u Burundi, ariko yamaze kuba aba umunyarwandakazi, kuko ejo ubwo icyo gikorwa cyabaga ku itariki ya 16 Werurwe 2025 yasabye ubwenegihugu bw'u Rwanda, ndetse nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda arabumwemerera, amubwira ko ibisigaye wenda ari process zindi bitewe babishinzwe, ariko we yabumwemereye muri rusange. So rero hitabiriye abantu batandukanye, bavuga nka Tom Cruise wazanye n'umugore wiwe Tricia Cruise. Hari kandi abantu nka Bayisimbi Modo wari kumwe n'umugabo we w'umuzungu. Hari kandi abantu nka Knowless waririmbanye na King James, nibo basusurukije abantu hariya. Hari kandi n'abandi bantu batandukanye ba DJ Sonia, ba DJ Anita Pendo. Hari n'abandi bantu batandukanye ba Fahi Merci. Hari noneho abahanzi barimo nka Platinipi, harimo nka mu by'ukuri nka Niyongabo. Indirimbo yiwe yamaze kuba ahindura, avuga ko mu by'ukuri u Rwanda rwahisemo nyakubahwa perezida wa Repubulika, abandi nyine bari ko mu by'ukuri ari ishimwe rikomeye cyane, kandi ibyo agejeje ku Rwanda ari ishimwe kuri buri munyarwanda. Hari kandi umugabo umaze gushinga imizi cyangwa se washinze imizi mu by'ukuri, uwo ni Meddy Saleh. Ni umugabo wigeze gushaka naho na Shadibu, banafitanye n'abana bagera muri 2, n'abari mu bitabiriye iki gikorwa. Hari abayobozi rero mu nzego zigiye zitandukanye, hari ababyeyi bagiye bagaragara rwose bishimye, bameze neza, basusurutse muri rusange. Iki gikorwa rero mu by'ukuri cyarushijeho noneho kugenda kizamo nyine ibintu by'udushya tugiye dutandukanye. Urugero ni nka Mukarubega ni umukecuru w'imyaka 70, yarahagurutse avuga ukuntu nyakubahwa perezida wa Repubulika atandukanye n'abandi abaperezida bose bigeze kuba bayobora igihugu cy'u Rwanda. Ati Kayibanda yagiyeho mureba narinze ubwenge, ati Habyarimana yagiyeho mureba narinze ubwenge, ati ariko nta perezida wigeze ubaho wazanye iterambere, wateje abanyarwanda imbere, mu by'ukuri wakunze abanyarwanda akabakuraho mu by'ukuri ibishobora kuba byabatandukanya, akababatiza izina ryiza rya ndi umunyarwanda, cyangwa se ryo kuba abanyarwanda, gukunda kuba abanyarwanda nkawe. Yavuze byinshi agaragaza aho u Rwanda rwavuye naho mu by'ukuri rugeze uyu munsi. Avuga ko amahanga atazi ibanga u Rwanda rufite, atazi perezida Kagame, ati ahubwo bibaye na ngombwa uzabatuzanire hano tubasobanurire, tubabwire uwo uriwe kuri twebwe. So rero hirya y'ibyo ngibyo muri BK Arena, ni BK Arena irimo abantu benshi mu myanya itandukanye, bagiye bari mu nzego zitandukanye z'igihugu, bibandamo birumvikana abatuye mu mujyi wa Kigali. So rero mbere y'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika aza
mu masaha y'imyiteguro hari video yatangiye gucicikana. Ni video igaragaza umuhungu wa kabiri wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ni Afande Ian Kagame. Afande Ian Kagame rero yagaragaye mu by'ukuri ari mu bikorwa byo gutegura birebana n'umutekano muri byo gutegura aho nyakubahwa perezida wa Repubulika birumvikana yaragiye kuza, dore ko umuhungu umaze gushinga imizi mu birebana n'umutekano, dore ko mu mwaka wa 2022 aribwo yasoje mu by'ukuri amasomo yiwe mu birebana na gisirikare, birebana n'igisirikare, aho yasoreje mu ishuri rya Royal Military Academy hariya mu Bwongereza. Uyu musore rero yaje kuza guhita nyuma arahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ni umuhango wayobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, anahabwa ipeti rya Suriyetona, ariko mu nyuma uko haciye iminsi mikeya baje kuzamura amaranka kuba basirikare binjiye mu gisirikare muri uwo mwaka babagira bariyetona. Mu nyuma rero aza no guhabwa ipeti rya captain, niko amapeti agenda azamuka mu by'ukuri mu buryo bumwe cyane ubundi. Rero n'umwe mu basore kandi mu basirikare babarizwa mu mutwe wihariye mu by'ukuri wa counter terrorism unity, ariko noneho akanaba no muri Republican Guard cyangwa se abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Rero yagaragaye muri BK Arena arimo areba akora surveillance neza, areba ati se ibintu bigeze he, bimeze bite gute na gute. No umusore rero ukunze kugaragara mu bikorwa byitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika, ni umuhungu wiwe birumvikana, ya mu bikorwa byo kwiyamamaza kwa umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2024 yagiye agaragara kenshi inama zimwe na zimwe nyakubahwa perezida wa Repubulika yitabira mu bihugu bitandukanye, abari kumwe nawe, ndetse ahantu hatandukanye akunze kuba ari kumwe nawe ku munsi wo kurahira bari kumwe. So uyu munsi rero yagaragaye mu by'ukuri ari muri BK Arena arimo areba ese ibintu bimeze bite, byitwaye bite. Ni ibintu rero nyine bihita bigaragaza uburyo abantu bafata uyu muryango, uburyo abantu bishimira kubona abana, kubona mbega nyine uyu muryango muri rusange. Rero amashusho yafashwe mu matoya yagaragaje umusirikare agenda hariya muri BK Arena areba uko ibintu byifashe. Nyuma gatoya rero mbere yuko nyakubahwa perezida wa Repubulika nanone habura iminota mike noneho ngo yinjire muri BK Arena, abantu rwose amashusho bayasharinze ari benshi ku mbuga nkoranyambaga bahererekanya. Ni amashusho agaragaza Ange Kagame nakora n'ubundi asanzwe ni umukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika, akaba rero asanzwe n'ubundi akora hariya mu biro by'umukuru w'igihugu, aho aba mu kanama gashinzwe ingamba za politike, umwe mu bayobozi hariya muri ako kanama. So rero yagaragaye nawe yinjira ari kumwe n'umugabo wiwe ni Bertrand Ngengoma n'ubundi nawe asanzwe ari umwe mu bakozi, umuhanga mu birebana n'amafaranga, mu birebana n'imari, ndetse akaba ari umukozi wa banki nkuru y'u Rwanda. Uyu mugabo rero yagaragaye yinjirana na Ange Kagame, bari kumwe kandi na Afande Brian Kagame. Afande Brian Kagame niwe bucura mu muryango wa nyakubahwa perezida wa Repubulika na Madame Jeannette Kagame, akaba nawe yaragaragaye yinjira muri BK Arena ari kumwe na Ange Kagame ndetse na Bertrand Ngengoma n'abandi bari babaherekeje. So rero ni amashusho yahise afatwa ahita ahererekanwa, abantu bayahererekanye ari benshi cyane. Rero Afande Brian Kagame aheruka nawe gusoza amasomo yiwe ya gisirikare muri Royal Military Academy hariya mu Bwongereza. Amafoto yagiye agaragara mugaragaza yasoje amasomo yiwe. So rero byose bigenda bishimangira binagaragaza mu by'ukuri uburyo aba bana abantu baba bishimira kumenya ese bimeze bite, babayeho bate, baje gushyigikira papa wabo, baje gushyigikira igihugu, bimeze bite n'iki. Amashusho ahita ahererekanwa ari menshi, amafoto yabo yabonetse abantu baba bayahererekanye ari benshi, kuko amatsiko ahora ari menshi, amatsiko ahora mu by'ukuri ari menshi kugira ngo abantu bamenye ibintu bimeze bite. Ku rundi ruhande ariko n'imfura mu muryango, n'imfura nyakubahwa perezida wa Repubulika, ni umusore wakuze mu by'ukuri akuriye mu biganza nyine bya nyakubahwa perezida wa Repubulika, ariko by'umwihariko urumva wiwe kubera ko yavutse mu gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rumeze rukaze cyane.
harimo n'igihe yajyaga ajya gusura umubyeyi wiwe aho yateguriraga urugamba rwo kubohora igihugu. Turavuganya kuba perezida wa repubulika nk'uko nawe aheruka kubigaruka avuga ati ahangaha hariya kuri Igicumbi kuri Liberation Museum, mu by'ukuri agaruka ku buryo umuhungu wiwe yajyaga aza kumusura ndetse akishimira kuba bari kumwe, akumva nyine atahava nubwo habaga ari mu mirongo y'urugamba. So Cyomoro rero Ivan mu by'ukuri Kagame nawe ari mu bitabiriye iki gikorwa cyabereye muri BK Arena, aho yagaragaye yinjira rwose mu buryo n'umuntu rero mu by'ukuri udakunda nyine aba bana bafite discipline iri hejuru cyane, ariko by'umwihariko Ivan Kagame nyine ni umuntu mu by'ukuri ni mukuru, ariko ni umuntu ukunda kwicisha bugufi, abakunda kubonana nawe n'abantu bakunda kubigarukaho, usanga asuhuza abantu, usanga mbega nyine nk'umwana wa perezida ushobora mu by'ukuri ko bavuga uti ariko saba abana ubundi baba baratojwe gute mu by'ukuri, kubera ko bagira kwicisha bugufi kuri hejuru. So yinjiye rero muri kwa kwicisha bugufi kwiwe muri BK Arena, arinjira nawe bamwereka ibyicaro, yicara impande ya Bertrand Ngengoma ndetse n'abandi bavandimwe. So mbere yuko ajya kwicara hafashwe amashusho yinjira, mu by'ukuri ubona ko atanashaka ko hari abantu bashobora no kuba banamenye yuko yinjiye. Ku rundi ruhande rero abantu bamubonye bafata amashusho matoya, agiye kwicara arabanza asubiza abantu bari inyuma gatoya, arangije yaricara afata ibyicaro. So rero tureka tugaruke gatoya kuri uburyo mu by'ukuri aba bana cyangwa se ibyishimo byashusho kugenda bizamuka ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi bitewe n'ayo mashusho ndetse no kubona aba bana ndetse n'ubutumwa bwatanzwe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda birumvikana. So rero turabashimiye kandi dukomeza kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, tubibutsa yuko mu by'ukuri ubaye utari wakora subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi mu bikorwa byacu biba bigiye bitandukanye, amakuru tugenda tubagezaho, amakuru tubategurira. Turabashimiye kandi turabakunda.